umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3, icya 4, icya 5, icya 6 n'urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 1, icya 2 n'icya 3. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3, abakwiriye kuba abayobozi. Pawulo yaravuze ati, iri ni ijambo ryo kwizerwa. Uwifuza gukorera Imana ngo abe umuyobozi mu itorero aba yifuje umurimo w'ingenzi cyane. Umuntu wese ntabwo aberanye no kuyobora, ahubwo intumwa Pawulo yavuze ibikwiriye kuranga umuntu ukwiriye kuyobora itorero: kuba inyangamugayo, kuba afite umugore umwe, kuba atari umunywi w'inzoga, kuba agira gahunda mu mibereho ye, kuba afite ubwenge bwo kwigisha kandi ari umugwaneza no mu rugo iwe. Abadiyakoni nabo nuko bakwiriye kuba bitwara. Birababaje ko muri iki gihe abantu bamwe bafashe umurimo wo gukorera Imana bawuhindura uw'ubujura no guhenda abantu ubwenge babaka amafaranga. Abakora umurimo neza, haba mu kuyobora itorero cyangwa kuba umudiyakoni, babona umwanya mwiza mu bwami bw'Imana. Imana iha umugisha abantu bose baharanira kuyobora abandi kuri Kristo. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4, inyigisho z'abadayimoni. Hashize imyaka magana menshi Pawulo yandikiye Timoteyo ibizaba mu minsi y'imperuka. Bamwe bazagwa bave mu byizerwa, hazaza imyuka iyobya ndetse n'inyigisho z'abadayimoni. Hazaduka abigisha buzuye uburyarya kandi babitse inkovu z'ibyaha mu mitima yabo zimeze nk'iz'ubuke. Urebye muri iki gihe ubu buhanuzi turabwibonera n'amaso yacu. Hadutse amatsinda menshi y'abigisha, ariko uburyarya n'ubuhendanyi nibyo byuzuye mu mivugire yabo. Pawulo yabwiye Timoteyo ko igihe yigisha akwiriye guhora yibutsa bene data ibyo bigisha b'abanyabinyoma ndetse no kubakomereza mu ijambo rya Nyagasani. Abantu bashishikariye cyane imirire iboneye no kurwanya indwara, ariko bake gusa nibo barwanya icyaha kandi niyo ndwara mbi. Imana yaduhaye impano yo kwirinda muri byose, none iyidukomerezemo. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 5, inshingano yaba urugo. Timoteyo yagombaga kujya ahugura abayobozi mu kinyabupfura, abapfakazi akabafasha. Pawulo yaravuze ati, umupfakazi ufite abana cyangwa abuzukuru babanze kumufasha rwose, kugira ngo itorero rifashe abatagira shinge na rugero. Birababaje ko benshi mu bana bakomeye birengagije imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babo. Umwe mu bashakanye wirengagiza gutunga abagize umuryango we, Pawulo avuga ko uwo arutwa n'utizera. Abagore badafite abagabo kandi bagifite imyaka mikeya, Pawulo yababwiye gushaka abandi bagabo bakabyarana abana ndetse bakabarerera Kristo, kuko Timoteyo yarwaragurikaga cyane kandi abantu baho banywaga amazi yanduye. Pawulo yamubwiye kujya anywa n'umutobe uteguye neza kugira ngo agire amagara mazima. Imana itwungura ubwenge. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6, kurinda icyo twagabiwe. Muri iki gice intumwa Pawulo abwira abakozi kubaha ba shebuja, akabwira abakoresha korohera no guha agaciro ababakorera. Mu itorero rya Kristo ntihagaragara umuntu wigisha ukundi akirengagiza kubaha Imana, akazana inyigisho zidahura n'ibyo twizera. Abakwiriye gushyirwa ku ruhande, niko ibyanditswe bivuga. Benshi barangwa n'ubusesenguzi butera urujijo, bakarangwa n'ubucukumbuzi budakenewe. Icyangombwa ni ukubaha Imana no kuyoborwa na Mwuka Wera. Bibiliya itwigisha nanone kunyurwa.
niba dufite ibyo kurya bihagije ndetse n'imyambaro tujye tunyurwa nabyo. Imana niyo itubeshaho kandi dutungisha ubuntu bwayo iteka. Abatunzi bafite amafaranga menshi bahabwa inama yo guharanira ubutunzi bw'ijuru nabwo kuko aribwo butagira impinduka. Twese tuzibukira amagambo adakwiriye, ahubwo turangwe n'umwuka wo kuyoboka Kristo. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya mbere. Umwuka w'imbaraga. Pawulo intumwa ya Kristo ubwe yabwiye Timoteyo ati, ndashima kwizera kwawe kwabanje kuba muri nyogokuru wawe na mama wawe, none nawe kukurimo. Birababaje ko hari abantu benshi bavukiye mu itorero no mu muryango usenga, nyamara bakaba baravuye mu byizerwa. Timoteyo yagumye mu buntu bw'umwami akurikije urugero yahawe n'ababyeyi be. Pawulo yibutse abamufashije mu murimo no muri gereza bose abasabira ku Mana. Twese tujye dusabirana kandi dukomezanye, twishimire kuvuga ineza tuzi ku bandi, tugundire kwizera twahawe na Kristo, maze natwe dukoresha impano zacu tumwamamaza hose. Ubwo tugira umwete mu murimo, Pawulo avuga ko dukwiriye gukomeza icyitegererezo cy'amagambo dukomora mu byanditswe byera. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya kabiri. Inama ku mupasitoro muto. Timoteyo nk'umuyobozi n'umushumba w'itorero yahawe inama nyinshi zivuye kuri Pawulo, harimo izirebana no kuyobora, gukemura amakimbirane, kurwanya inyigisho z'ibinyoma ndetse no kubana n'abandi bantu bose amahoro. Abayobozi bakiri bato mu nshingano bakwiriye kungukira ku nama bahabwa n'abababanjirije. Abakuze nabo bakwiriye gushishikarira guhugura no gufasha abakiri bato mu nshingano batabahutaza, ahubwo baharanira kubakuriza Imana. Nk'uko mu nzu nziza hatabamo ibikoresho bihenze gusa, kuko habamo n'iby'agaciro gake cyane nyamara bikagira akamaro, ni nako mu itorero rya Kristo habamo abantu bose, harimo n'abaciye bugufi, nyamara bose bagize umuryango w'Imana. Yamuhuguye guhunga irari rya gisore, ahubwo agaharanira kuba umugwaneza n'umunyakuri. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya gatatu. Kwabara abantu bagoye. Mu minsi y'imperuka Pawulo yari yarahanuye ibizaba, none tubirebesheje aya maso yacu. Mu matorero huzuye abantu bikunda, bakunda amafaranga cyane. Bibiliya ivuga ko abantu bo mu minsi y'imperuka bazakomeza kujya baza mu rusengero, nyamara bazajya baza ari aho kwambarira imyenda myiza, ari aho kuruhukira mu mutwe. Nyamara bake nibo bazajya baza ari abayoboke nyakuri ba Kristo. Nicyo Pawulo yise kugira ishusho yo kwera, nyamara bagahakana imbaraga zako. Ntibakundira Mwuka Wera kubahindura no kubakoreramo. Twebwe tugume mu byanditswe byera, bitugira inama, bitubera umujyanama, bitubera umwigisha. Byahumetswe n'Imana kandi byigisha umuntu bikamwereka uburyo yatunganira Imana. Ndagusabira ngo umushyitse ufite ibigukwiriye byose. Muri icyo cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ninde wari ufite kwizera akomora kuri mama we na nyirakuru? Icya kabiri, mbese urwara mu nda yemerewe gusoma gake? Icya gatatu, ni iki kiranga abakristo mu minsi y'imperuka mu bihe birushya? Imana ibahe umugisha.